Yego hari ibyo nari maze kumenyera ariko kandi hari ibyo mba mbona nzarinda nsaza namenyereye. Gute ibi bintu bibaho? Umuntu muzima ufite ubwenge yewe n'amatwi n'umubiri yewe atekereza muri rusange ubona ari umuntu muzima gute afata mugenzi we akamushyira muri serikeri cyangwa se mu isanduku akemeza neza ko yapfuye akajya kuri mikoro akabivuga akabihamya yewe ashize amanga ngo yapfuye. Ese ikiri inyuma y'ibi bintu ni agatwiko gusa cyangwa hari n'izindi nzangano zo mu miryango zituma umuntu yitwaza gushaka amafaranga yo ku mbuga nkoranyambaga maze ubundi agagayisha izina rya mugenzi we? Ndabizi wabyibutse neza mu minsi yashize, ntabwo waba utarabonye ibihuha bivuga ko uwitwa Kitoko Bibarwa Patrick yitabye Imana. Yewe banashyizeho umunsi nyawe ndetse n'igihe azashyingurirwa n'umunsi wo kwakira umubiri we i Kanombe. Ariko se koko uyu musore Bibarwa Patrick wamenyekanye ku izina rya Kitoko yaba yaritabye Imana cyangwa ni bya bindi by'iyi mihanda abantu bita agatwiko? Niba hari se ahugiye mu biki abahehe? Ni iki kishaje ategereje gushyirira hanze abanyarwanda ngo twese twenjoying? Ninjye wabiguteguriye kandi ugiye kubigezaho. The Honor One President kuri Hola TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment mu bintu birushaho kuba bombastic, ntujye kure. Nibyo ku ndirimbo nyinshi uyu musore Kitoko Bibarwa Patrick turamuzi cyane. Si indirimbo imwe cyangwa ebyiri wowe wakunze muzo yaririmbye, ahubwo ndatekereza ko ushobora kuba warakunze indirimbo zirenga 4 cyangwa 6 muzo yaririmbye. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 rero uwitwa Kitoko Bibarwa Patrick yaje kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza aho yakomereje amashuri ye muri kaminuza ya Southbank. Muri Southbank witwa Kitoko rero yakomeje ibijyanye na politiki. Icyiciro cya mbere yagisoje muri 2016 maze ubundi atangira icyiciro cyisumbuye cya kaminuza muri diplomasi cyangwa se gukemura ibibazo hifashishijwe ibiganiro. Nibyo rubanda bubi byo badukanye, nta muntu bacira akarurutega. Upfa gusa kuba wararubatse izina ryawe ubundi bakakwigirizaho nkana bakagushinja ibyo utazi yewe bakakuvuga koko. Mu matariki yashize muri uyu mwaka wa 2024 ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube humvikanye inkuru z'imuhazi ewana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zivuga ko uwitwa Kitoko Bibarwa Patrick yaba yitabye Imana. Gusa uyu musore Kitoko Bibarwa Patrick ntabwo yitabye Imana nk'uko muri iki gihe byavugwaga, ahubwo umusore Kitoko Bibarwa Patrick akomeje amashuri yiwe ndetse kuri ubu akaba hashize iminsi 3 gusa ahuye n'umusore Israel Mbonyi, aho Israel Mbonyi yagiye mu gihugu cy'Ubwongereza gutaramira abakunzi be babarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko kandi ku rundi ruhande Kitoko Bibarwa Patrick avuga ko nyuma yo kuba yakora umuziki wiwe agasa n'ucitse intege gatoya, yizeye adashidikanya ko nyuma y'amasomo yiwe asa n'aho amuhugije gatoya azongera akaba ibyishimo by'abanyarwanda akaduha umuziki. Narasaza rero ndagira ngo tubikuye ku mutima tunenge abantu bashaka hiti bifashishije amazina y'abandi kugira ubwo babashyira mu masanduku cyangwa se mu maserikeri. The Honor One President, mureke dushaka amafaranga hiti n'ibindi byose ariko dukoresheje uburyo bwiza. Ndabakunda cyane, kora subscribe, share na comment ibintu birushaho kuba bombastic. I love you too.